Rero bakunzi ba Samuzosi TV mbanje kubasuhuza nizera ko mumeze neza, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira kubuze kubona amakuru ku gihe. Rero umwana yaburiye mu rugendo shuri amara iminsi 26 mu ishyamba atunzwe n'ibyatsi n'amazi. Muri Tanzania umwana w'umuhungu w'imyaka 14 wigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye yabuze mu gihe yari mu rugendo shuri hamwe n'abandi banyeshuri bagenzi be, nyuma aza kuboneka maze iminsi 26 azenguruka muri iryo shyamba ashaka inzira yamusubiza mu rugo yarayibuze. Uwo mwana witwa Joel Jones ngo yabonetse ari mu buzima nubwo yari afite ibikomere ku mubiri, ananiwe cyane n'imyenda yaramucikiyeho nk'uko byatangajwe na nyina witwa Jema Akalo, wemeje ko kuboneka k'umwana we ari igitangaza cy'Imana kuko yari amaze iminsi 12 asenga yiyiriza ubusa. Nyuma ngo yo kumva telefone imuhamagara imubwira ko umwana we yabonetse, asohoka mu ishyamba yahise ava arusha ajya kumufata ahitwa Ibabati mu misozi ya Kwara mu ntara ya Manyara aho bari bamubonye. Jema kandi yavuze ko yamenye ko umwana we muri iyo minsi 26 yose yamaze mu ishyamba yari atunzwe no kurya ibyatsi birimo umunyu n'ibirimo isukari, akanywa n'amazi, biramutunga kugeza asohotse muri iryo shyamba. Ikinyamakuru Jamhuri Media cyandikirwa aho muri Tanzania cyatangaje ko ababyeyi ba Joel bari mu byishimo bikomeye kuko ngo bari baramaze kwiheba ko batakibonye umwana wabo. Nyine yagize ati, nahamagawe kuri telefoni n'umubyeyi ngo wari usohotse mu nzu ye, maze ngo abona umwana wanjye avuye mu ishyamba, aramufata amujyana mu rugo rwe, amuha igikoma, arangije ahita amwihutana kwa muganga kuko byagaragaraga ko ananiwe cyane kandi birumvikana ko yari amaze igihe atarya kandi amaze iminsi azenguruka muri iryo shyamba ashaka inzira yamutahana akayibura. Yakomeje agira ati, nta nyamaswa z'inkazi yahuye nazo uretse inzoka akazihunga igihe cyose yabaga azibonye. Nari maze iminsi nsenga niyiriza ku neza yayo. Ni Imana yamuzanye kandi turayishimira cyane. Dufite ibyishimo kubera intsinzi yacu nubwo yabonetse yuzuye ibikomere, ananiwe, imyenda yaramucikiyeho ariko ni muzima. Joel yabonetse ku wa 10 Ukwakira 2024 ndetse uwamutabaye ngo niwe wamenyesheje polisi n'umuryango ubona amakuru ye nk'uko byemejwe na Queen Sendinga, umuyobozi w'intara ya Manyara, wavuze ko umwana yajyanywe mu bitaro bya Manyara kandi atameze nabi cyane nubwo afite ibyo bikomere byinshi ku mubiri, ariko nibura ashobora kuvuga. Yagize ati, ibipimo byo kwa muganga byamaze gufatwa bigaragaza ko nta kibazo gikomeye afite nubwo umubiri ananiwe cyane kuko yari amaze igihe kirekire ahantu abantu batagenewe kuba
abahanga bakomeje kumwitaho bamuvura ibikomere, ariko bita no ku buzima bwe bwo mu mutwe. Azakomeza yitabweho n'abaganga kugeza ubuzima bwe bubaye bwiza. Se w'uwo mwana Jones, Mark, yavuze ko bari mu byishimo byinshi nyuma yo kubona umwana wabo Joel, kuko bari barihebye ko yari yarihebye ko atakibonetse. Yagize ati, twarahatanye cyane kuva twamenya ko yabuze, ntitwigeze tuva i Babati. Twiyemeje gukomeza gushakisha kugeza tumubonye. None Imana iradufashije, turashima abadufashije bose mu isengesho. Iki ngiki akaba ari igitangaza Imana yakoze, kuba umuntu yagenda akamara mu ishyamba iminsi 26 atarya, arya ibyatsi n'amazi abonye, kandi abona amazi yanduye, akavamo ari muzima, nta kintu yabaye, nta n'inyamaswa z'inkazi yahuye nazo. Iri ni ishimwe rikomeye cyane, twahereza Imana icyubahiro. Kandi n'aho ari mu bitaro, Imana ikomeze kumureberera, akire vuba, asubire mu masomo ye. Kandi n'umuryango witanze cyane umusengera, amasengesho yabo yageze ku Mana, Imana yarabumvishe. Rero mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.